bakunzi ba Juju Vibe TV, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye gukora amandazi amwe abasa n'umuhondo imbere. Waba wibaza ukuntu bayakora, ngwino nkwerekere ukuntu tuyategura. Tuzaza gukenera ifarini, tuze gukoresha amata, tuze gukoresha baking powder, tuze gukoresha isukari, amagi n'iki kirungo cyitwa X yellow. Iki kirungo rero niryo banga riba gihishe inyuma yo kubona amandazi y'umuhondo. Reka rero noneho tuyikore mbereka ukuntu tuza kubitegura. Reka dutangire mbereka ukuntu tubikora. Dufite hano igikoresho cyacu turi buze gukoresha tubivangiramo. Turaza gusukamo ifarini, nkoresheje inusu. Turaza gushyiramo noneho cya kirungo, mu gikombe kimwe, ubwo ni inusu, dusukemo cya kirungo cyacu. Dushiremo isukari, shiramo ibiyiko 5 kubera nshaka amandazi aryoshye. Dushiremo baking powder, dushiramo ikiyiko kimwe kinini, ukacyuzuza kugira amandazi yawe abyimbe. Noneho gashiramo umunyu, turashiramo akunyu gakeya kuko umunyu urakora cyane uganza ibindi byose. Noneho tuvange. Dukurikizaho gushiramo ya magi. Bibutsa ko iyo amagi yawe utayizeye ubanza kumenera mu kantu kugira ngo utaza kuyashiramo kandi yari yarapfuye. Aho kubera amagi yanjye nyizeye ko ari mazima, ko yaguze vuba. Abona noneho amagi yacu tumaze kuyashiramo, utawongera ugashiramo amavuta cyangwa se ugashiramo bleba cyangwa se butter. Ariko ngiye gukoresha amavuta yo guteka. Basukamo kugira amandazi aze koroha. Sukamo nka rushi. Noneho hakurikireho kuvanga. Turaza gukoresha amagi, turaza gukoresha amata, ariko turabanza tuvange ibyo twashizemo mbere kugira amata tubone kuyashiramo cyangwa amazi.
tugenda tuvanga. Urabona ko rya banga ryacu ryakoze. Ubwo nawe niba wifuza kuzakora amandazi afite umuhondo mwinshi mo imbere, cyangwa se wayagura ukibaza ukuntu biba byagenze, dore ni ibi ngibi. Aya mandazi aba aryoshye kubera uriya muhondo w'igi, kariya akarungo nyine twashizemo. Amandazi aba aryoshye cyane. Genda twongeramo amata kugeza igipondo cyacu kinoze uko tubyifuza. Ushaka wakoresha amazi, ariko twe twahisemo gukoresha amata. Amazi nari nayazanye nayo kugira ngo abereke ko umuntu adafite amata n'amazi wayakoresha nta kibazo. Rero tumaze iminota 10 dutegereje ko igipondo cyacu cyegerana na baking powder yacu ikora. Noneho dufite amavuta ku ipanu, tugiye gutangira noneho dushiremo amandazi yacu. Kubera nshaka ko aya mandazi aza kuba aryoshye, nanze gukora igipondo gikomeye kugira ngo amandazi yacu aze kuba yoroshe, ahubwo reka tugiye kubikora gutya. Fata amavuta ugasuka mu ntoki, kugira ngo bitaza kugufataho, noneho ukagenda ufata igiponda gutya, noneho ukabumba amandazi yawe bitewe n'ingano ushaka, ugashyira mu mavuta. Amavuta ntabwo ureka ngo ashye cyane kugira ngo adahita ayababura benye zawe cyangwa se amandazi yawe agahita ashirira. Noneho dukomeze tubumba tudushiramo. Wabona bitangiye kugufata ku ntoki, wongera ugashyiraho andi mavuta. Kugira ngo bitaza kukumataho kubera ko byoroshye.
amandazi yacu rero yahiye kandi arasa umuhondo mo imbere. Nyarure mu kanya ndabereka ukuntu mo imbere asa. Ubona ni ya mandazi abantu bakunda, bamwe aba yisataguye, aba ameze neza. Amandazi asatuye gutya araryoha cyane. Murabibona ukuntu asa neza. Ibanga nta rindi rero ni cya kirungo cyitwa Exiyero. Wakisanga mu mabutike yose kiba gihari. Bifuza gukora aya mandazi y'umuhondo, mu mabutike yose wagisangayo kuko mu mabutike yose iki kirungo baba bagifite. Dukomeze rero dushiramo n'andi. Kibuka kubera amavuta yahishije amandazi ya mbere aba agifite umuriro, uhita ugabanya noneho ukawumaramo kugira ngo andi adahita asha adahiye. Ukabona yahiye inyuma ariko mo imbere atahiye. Uhita ugabanya umuriro wose. Undi ukabanza ukayashyiramo, ukabuza kubona kongera umuriro wamaze kuyashyiramo. Naho iyo ukomeje wa muriro wari ufite kare, amandazi yawe ahita bakira agasha inyuma mo imbere atahiye.